rugagi rero ni imana mu kimbo cy'imana akanwa ke ni akanwa k'imana mu kimbo cy'imana ababyeyi untold. Uhaye iyi meta y'izahabu ugenda uyigurishe. I'm going to give you my gold ring. Go and sell it. Untold. How many times have you been here? Ugeze hano bwa kangahe? No, bwa kabiri. It's the fourth time. Ufite mu izina ririmo niba ari Marie Claire. Who has the name Marie Claire? It's her. Wari wahura nanjye? Have you ever met me? Wambwiye ikibazo cyawe? Did you tell me your problem? Ngo ngisengere. That I pray for it. Waba warambwiye ikibazo cyawe? Would you have told me your problem? Cyangwa sharinga nawe konti ya bank? Or do I share your bank account? Uhaye iyi meta y'izahabu ugenda uyigurishe. I'm going to give you my gold ring. Go and sell it. Iyi meta ni zahabu. This is gold. Uzagende ushaka umuntu w'umunyabwenge agiye muri bijouterie. Look for a wise person to go to the jewelers. The hundreds of thousands they will give you. Put it in your account and pay. Achirani isaha Rolex. Receive this watch. It's a Rolex. Isaha nayo irahenze. This watch is expensive. Udashaka umuntu uguha makeya. Don't look for somebody to give you little money. Ugenda ubigurishe maze wishyure ideni yawe. Go and sell the two of them and pay your debt. Untold. You eat it out. You take the child to hospital. Ukishyura nini? uriya mafaranga umugore yayasabiraga do umwaka wa 2015 kugeza iyi saha nasengana amarira menshi umugabo wanjye yari ameze nabi kandi yarabashwe na satani ajya asaba imana bizamubwira gukora amabisa igihe kiza kugera baramufata baramufunga amaze kugera muri gereza amara amezi 6 naza ahantu ari bishop aravuga ati uwo bagiye kufunga umutima warahabye warakomeye umutima twahawe message kandi wakire Yaraje. Ari hano se. twasa nkoresha 3,000 Untold. nesa kora mu ikote baga abindurira abandi cyane Muziki tuzatsindisha abanyamagambo. Do you know the thing that will lose our second for you? Untold. yo makanayita ndi Yesu wese nuko uragafasha kafe Buri wese ashyira amafaranga. Every person bring money here. Zana amafaranga. Bring money here. Kami bw'Imana suga amagambo. Kami cyenda uzakuza amagambo. Amagambo bizakuza. No problem ujugunya mu cyenda bwawe hano. You are throwing your poverty here. You are throwing your poverty. urabona ko bajya kumuteranya na perezida wa repubulika cyane Kongo yaramaze iminsi ngatari no mu rugo uwo mwana ibyo byose urumva buri habanje icyo bita gutonga imbere ari ibintu byinshi cyane buriya habanje gutongana bya bindi bita umujinya bya uburakari birakomera urakarira ko ubyara umujinya ibintu birakomera bigira naho umubyeyi avuga ati nzakwica muri nzakwica rero icyuma kibashobora kuba cyaranamucitse agiye kugitera umwana agira gutya za tekinike ahita agifata umwana ngo nta mikino yari afite kuri ubu umunyamahane yari bad boy so reka twavuga byinshi gusa so abantu bo mu Faransa muri iyo rero babitubwira bayaduhe neza batubwire niba umubyeyi baranamuherekeje ngo nawe ejo azagira bomba azagira icyo bivugaho yego reka twikomereze rero ariko umuryango wose tubihanganishe kandi bakomere kandi n'uyu mwana nawe bamukunde kandi mu by'ukuri koko nta kundi byagenda mwisi ni mwisi rero bose ko kubushumba bw'ububisho zirafata iho ariko ngo amafaranga ari kunyanyagiza mu banyamakuru ko tutarayabona se nta muntu wakugezeho akubwira ngo bimeze bite wangezeho yazanye amagambo kandi amagambo ntasabira nk'igisigati nose zirafati iherezo geraza kubiri ntabwo bizi twese ko turi mu nkuru tuba dushaka views twe turi mu bucuruzi kandi niko kazi kacu bajya bagusha n'iki ni end episode ni end episode
ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana bane namwe mwese kandi turabakunda cyane aho muri hose mwumve ko tubahaye ikaze kandi tubishimiye cyane kandi turabakunda. Before yuko tugenda mu bindi ibuko subscribing niba utarabikora kandi ibitekerezo byawe turabigushimiye cyane ibyaza kuduhereza. Aha twicaye ni muri studio Ikaze TV Rwanda. Ikaze TV Rwanda ni Pastor Imana ifite PS Katonda ari na PS ari na spare. Katonda ine spare. Yego. Umeze neza mushumba? Meze neza Pasi, wowe umeze neza? Ito turi gutemba noneho niba ari amagi n'amata n'iki. Ni imbabazi z'Imana. Nishimiye rero kuba ndahangaha, hari byinshi cyane tugomba kuganira. Ngize amatsiko, naraye nasinziriye, naraye shikagurika ngira ngo burakeye kugira ngo ngere aha hantu. Yego. Nukuri ni ugiye kudukurikira. Ngo abantu batari bamerutse na Pastor Claude tuganira live mu kiganiro, uyu munsi muhishwe ibintu byinshi bikomeye cyane. Nkunda kuba ndi kumwe n'abantu, ariko cyane cyane nkakunda kuba ndi kumwe na Pastor Claude kuko iyo tuganira ngira ngo birandyohera cyane. So uyu munsi gahunda ukuntu zacu ziteye rero sasa. Mushumba musiko amaze iminsi avuye kwa Bishop Rugagi muri ofisi. Niba ari akantu yamutamije nabonye yacururutse. Ariko si ibyo byonyine kubera ko mu minsi ishize yakiye umwana witwa Abeli Uwozerafati Bosco Harerimana yari protokole we, umwana uvuga ko yamutambye bitambi kuzimu, tukabona berekejwe n'ibindi bintu byinshi. Ariko icyo si cyo kimwe, ahubwo nuko hari amafaranga uriya mwana yagiye agurwa kugira ngo acecekeshwe ndetse n'inzira ze zifunguye yatangira mu bwo butumwa. Ariko Imana ishimwe ko kwa Pastor Claude bitahageze, niyo mpamvu ari wonje rero kubera ko nzi ko hari bisubiye kumenya rero. Aho uri hose tugiye kuvuga byinshi cyane bitandukanye, ariko ntugende utumvishe. Mushumba reka ngo akanyo dusuza abantu bacu. Ndabona umeze neza cyane. Ndabashuhuje ab'Impanuro TV, muhabwe umugisha. Ikaze TV Rwanda tubasuhuje mwese. N'umugisha niba ari umugisha Rwanda, niba ari umuvugizi. Umugisha live n'umuvugizi. Uvugira bande se? Uvugira bande? Imana se urayivugira? Ni umukozi wayo. Uko umuvugizi ariko ari umuntu, ahubwo Imana niyo muvugizi wawe. Imana niyo muvugizi wawe. Mwisi sigiye kubwiza ngo nje kuvugira Imana. Turi ambassadeur. Ambassadeur avugira igihugu. Okay, turi kumwe n'Impanuro TV, umuvugizi na Ikaze TV Rwanda. Ndabasuhuje mwese. Mwabwo umugisha aho muherereye hose, turabakunda. Kuba ari mu Rwanda tubahaye ikaze, kuba ari muri East Africa namwe nuko Zambia, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, Cameroon, iyo hirya mu bihugu bya Aziya mwese tubasuhuze rero. Hanyuma abo muri Europe ntabwo twabibagirwa, ba Jardina tumusuhuze. Belgique hariya. Muri Belgique tumusuhuze. N'abandi mu Budage hirya iyo bose tubahaye ikaze, mu Bwongereza, Amerika, Canada, Australia tubahaye ikaze. Ariko Pastor amenye ko bazina yashinguwe cyangwa bimeze bite? Ahubwo narinzi ko ari biyo nkuru tugiye gukora. Reka urumva turaza kuvuga kuri byinshi, ariko tubabwire ko Pastor Claude wari mu France muri Lyon. None kira wa mwana yarafunguwe. Amakuru afite hano. Yampaye hareba. Amakuru afite. Buriya amufite bimeze bite rero? Pasi rero akose ko bigiye kuruhurirana turabigize. Nuruhurirane ariko nibyo abashumba n'igishaka kigira amasaha 10 gusa ari kina abantu banyarwanda nshaka ko ikibazo twifuza kumenya abantu batwandikire batubwire bari hariya mu Bufaransa, iriyo mu Bufaransa. Ese uyu mwana yari wa Pastor Claude? Uriya mwana reka nkuha amakuru ya nyayo. Ngo hari impamvu mbikubajije. Ngiye yakanyaguha amakuru anyaye kubera ko naganiye n'umuntu wo mu rugo iwabo. Uriya mwana Pastor Claude mu busore bwe yamashaga ga gisore yarabyaye. Abyara kundi mugore. Mu kugenda mu Faransa za 2005 2006 icyo gihe urumva yagiye afite undi mugore ariko bajyana n'uriya mwana. Bagezeyo rero niko kubyara abandi bana. Uriya mwana yari uwundi no Pastor Claude yashakanye. Yego. Ntabwo ari uriya mugore. Nuko bintu bimeze. Impamvu dore uko ibintu bimeze rero, ntabwo umwana yateye icyuma se. Ntabwo ari watangiye kumutera icyuma.
icyo kintu nacyumvise neza amakuru kaba ikiganiro ukwacyo abantu baratubwira twebwe urumva twebwe tuvuga ibyo batubwiye mu byo batubwiye byiza turavuga tuti amahoro ataye hanyuma habamo ibindi bisa n'ibigoramye tukaza tukabikosora ubwo abumva ko atari byo barabitubwira icyatumye umwana ejo bundi polisi imutwara kumufunga kwari ukugira ngo bapime umurambo noneho nyuma yo gupima umurambo ngo na za kamera wabyumvise zahariya tekinike zigaragaza ko Pastor Claude ariwe wateye icyuma umwana pa ahita kigaru gitera se beretse gatoya ayo makuru niko ameze yampaye none se kuki polisi yamurekuye kandi yishe hari ahantu njya nyura nkamenya amakuru ya nyayo maze iminsi nahanyura ndaza nyire kuri antene ariko bobo mbwira uburyo polisi yarekura umuntu wishe ise wiwe ntabwo bishoboka kamera zagaragaje ko Claude yateye umwana icyuma kubw'umujinya nyine ngo bari bagiranye ibintu nk'ibyo wabyumvise n'ibintu binasanzwe noneho Pastor Claude ngateye umwana icyuma akimuteye umwana ariko ngo yaguye n'igihumura cy'icyo cyuma ngo ahita agaruka vuba gihita gifata tekinike ba bivuye ngo yarihoreraga yaritabaye ubundi uyu mwana ngo yananiye uyu muryango kugeza nubwo mu mashuri yose yo mu Bufaransa yayahetuye bavuze ko nta shuri na rimwe ryo mu Bufaransa ryabaye kumwakira kubera ikibazo cya indiscipline bafata decision yuko uyu mwana wananiranye bamuzana mu ishuri rya hano mu Rwanda sinzi ishuri yigagaho reka nere kuri Rwanda yarigagaho ariko bicuraga ibihumbi 550 buri gihembwe ni ishuri ryiza cyane ryiri franco kugira ngo binamufashe nyine mu rurimi yakuriyemo hariya umwana mu kwiga tronkome umwana babwira ko atagishaka kuguma ahangaha mu Rwanda kandi ntago bari kumusubiza mu Bufaransa none kugira ngo umwana ajye kugira gute ajye kwigayo ibyo byatumye papa we avuga ati kugira ngo uyu mwana agaruke hano agume hano mu Rwanda kandi atabishaka cyangwa se afate inzira igaruka mu Bufaransa kandi atazongera kubona uko asubira mu ishuri bijyanye n'icyo kibazo cyari gihari bafashe gahunda y'uko bagomba kumushakira uko bamwohereza za Montreal hakurya hariya muri Canada aho ngiye kujya kwiga oya Imana yambwiye ko we ari muri Amerika ntabwo yakubeshye ubwo niwe akira rero gahunda iyo uri mu Ikaze TV Rwanda kuvuga no gutaruka bitewe n'ibintu tugiye kuvuga kurebera hamwe bikomeye cyane amaraso ya Yesu rwose amaraso ya Yesu kugeza ukuri aka kaji witwa Bobo Umugisha Live yego yari yumiranye umuhogo wari wumiranye yahombanye ariko Imana ireberera abagabo ihora iri maso nisinzira niyo mpamvu umwana rero bamwohereza muri Canada ageze muri Canada amahoro n'umugisha haleluya kuwiteka ku mirimo ikomeye cyane yakoze hanyuma umwana bamwohereza Canada umwana ageze Canada byabaye ngombwa yuko vacances yari igeze aza kureba famille yego ariko umwana yari bad boy nyine nk'ibisanzwe yaragendaga yari urabona ko ari umwana w'Ijeya umwana wa 10 yari Ijeya yagize imbaraga z'iminsi igihumbi yariye neza yakuriye hariya nta bibazo by'ubuzima yagize agira by'imirire cyangwa se byo kwikorera kujya kwahirira inka nk'ibyo twanyuzemo kwikorera imizigo ikaduheta ibitugu ibintu nk'ibyo umwana yarafite imbaraga ageze mu Bufaransa aje muri vacances dimanche bari bafite amateraniro kuko bafite urumva yayoboraga Getsman niyo torero yarashumbye ubwo bafite amateraniro mu gitondo ariko nimugoroba ngo bari bafite iki baba bafite akazi byaje kuvamo yuko uyu mwana w'umuhungu aya makuru abantu nabonye banza bagiye bakavuga ibintu bitari byo ariko amakuru ndi kuvuga ni reyere bamaze kugaruka bavuye gusenga umwana we mu mwanya wo kujya gusenga yahise ayigenda ntawe uzi ahantu yari yagiye akimara kugaruka mu rugo papa wamaze kugaruka mu rugo abana baramubwira ati ariko ntabwo araza umuhungu wawe ntabwo araza bari barabyakiriye ubwo umupapa we ajya hehe ahita yigira mu kazi ka nimugoroba atashye mu gitondo bamubwira ko umwana ataragaruka
ari hejuru ngo nibwo umwana bagiye kumva bumva yumva araje Pastor Claude yataye umudamu mu cyumba aho bararaga hejuru ko baramaze no kwigurira inzu mu Bufaransa barabana bamaze kwiyubaka cyane yego ahita amanutse rero nibwo baje gusanga umurambo uraho umwana baramubura umwana yahise atoroka baje kumufata amasasta n'igice gutyo polisi iramufunga ariko ubwo urumva iperereza ryakoze ibyo ngibyo yego ariko iby'ubuzima ni hatari yatari mu kwakanga uyu pastor yaraje n'uyu butari ubundi yaje hano mu Rwanda yego papa we yari yapfuye yego papa wa Claude papa yari yapfuye ntwari butari ruwarerega niho yari yaje gushyingura se yego n'uriya mwana bari bazanye rero umva kasongo yihwa akangaka kagize gutya kagatuma ibuye ridashya icyo kintu rero turi kwibaza Pastor Claude uwo mujinya atagize mbere na mbariro agatinyuka gufata icyuma ngo ajye kwiyicira umwana ampulisi ari n'umushumba izo CCTV zikaba zarabyerekanye kandi polisi hariya nta ruswa nta cyene wabo nta kimenyane bikaba byaragenze gutyo hakana ko tugasesengure tudasesereza ikibazo gihari ni icyo nicyo kibazo twagize kugira ngo uyu mubyeyi afata icyuma ari umushumba ntanatekereze ko ni bya bindi bavuze ngo uruciye mu kazo rugatwara nyoko urumva we yarateye icyuma ngo umwana muhorahoze urumva mu kimbo uyu mwana n'ubundi gufungwa k'uyu mwana yapfa Pastor Claude we yari gufungwa bya ndani noneho sasa Imana yararebye iravuga ngo n'ubundi reka ngukure kuri iyi si ntacyo kibazo bya bindi ngo ngwishe ntaririrwa amarira ntabwo twabura kuyagira ariko kandi uriyibaza iperereza ry'Ubufaransa rihisemo kurekura uyu mwana bamaze kubona kamera icyo zagaragaje dogiteri icyo yagaragaje buriya ngo bafite n'ukuntu bajomera na polisi ngikazana kamera zayo kureba ese iki cyuma cyaturutse noneho ngo n'icyuma ubwacyo ngo bakabanza barabaje baragipima bareba ninde wagifashe ubwa mbere bareba ninde nyirabayazana wafashe icyuma ubwa mbere hanyuma urumva na kamera nazo ubwazo hari ibyo zagaragaje Pastor Claude atibuka neza ko kamera zimureba uyu mwana nawe yabikoze atita ku uyu mwana ntabwo aragifite umutima wo gutekereza ngo kamera zirashya zihari yamagara atari hejuru ni hahandi ubutibuka n'ubuhetse uri kuvuga ati reka nkize ubwanjye yenda nawe ubwe Imana ifite ukuri bumanage Imana ifite uko igomba kubigenza rero twavuga ahangaha ngo Imana imuhiye gukora idashira ariko kandi n'abandi batekereza ibisa bityo ntabwo ari byiza ntabwo bibereye umukozi w'Imana turanyerera tukagwa ariko kirazira kugumayo ngo umuntu agwe agenda agumeyo pasi rero niwemeruka umusaza yishyuriye Minervare turebera iki gifaransa uko kivuga twumva uko kivuga kingiki igifaransa se igihe gifaransa ndagerageza hose pasi oya technique ngiye ngaze nkwereka ngako ugiye kugera kamanze ndebe ndabona harimo mu gifaransa cyanjye kitari cyinshi ndimo ndagenda nyuzemo amaso ni ikinyamakuru yitwa lyonmag.com ngo ni mu gifaransa lyonmag.com mu gifaransa ni inkuru samedi 28 septembre 2024 ni inkuru yo kuwa gatandatu 28 za kuno kwezi dusoje n'ubundi ku 9 2024 yasohotse saa 5:28 ngo ni z'igitondo ziri kuvuga ibyo bavuga ngo mbonye ari byo ubundi hano baravuga navuga ibintu bitari byo basanze uyu mwana bwo ari victime basanze bwo ari wari ukwibutabera cyane ku mwana w'imyaka 16 n'umwana muto w'imyaka 16 nyine bavuze ko adakomeza gukurikiranwa yego byabaye ko hari kuwa mbere kuri 23 nibwo byabaye ubwo uyu musaza yishwe mu mujyi wa Venitien ni hariya muri Lyon na gace ka Lyon ngo bavuga ati ndi hano nyabagendwa Nyamata ya Bugesera ibintu nk'ibyo cyangwa ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha bwahisemo ko uyu mwana aza kuba arekuwe kuko yari yarafunzwe n'urukiko rwese bemeje ko bagomba kurekurwa byagarukaga kandi byemeza ko iri sanganya ryabaye kuri uyu wa mbere kuri mwana w'imyaka 16 na papa w'imyaka 53 iperereza ryagaragaje ko uyu mwana w'umuhungu yafashe icyuma ari kwirwanaho urumva
quoi ngo les jeunes hommes auraient pris un couteau pour se défendre après avoir été agressé. Yafashe icyuma yari ari kwirwanaho nyuma yuko yari yamaze kugira gute kwatakwa. Ubwo urumva yatatswe nande we yafashe icyuma ari kwirwanaho. Basanze icyo cyuma basanze icyo cyuma ntabwo cyazanye ngo yice se ahubwo yacyabayeho ari kugira gute ari kwirwanaho. Ari nabwo yasa nawe igihe bava ko yari yanabuze kuko nawe yari yakomerekeje yari yabikomerekeyemo ngo n'umutima wana murenze kuko nawe ubwe byaramugoye kubyakira. Pasire buriya mu rukiko tugize ku nkiko ndacecekana ku bintu urabyumva cyane. Mu rukiko Pasi iyo umuntu atanga ikirego agaragara nk'umuntu wahohotewe cyane ariko uwireguriye ahageze nawe bamutega amatwi ukumva ko ari we warenganye kurushaho. Iri sanganya rikimara kuba twese twagerageje kubyakira turavuga tuti ishyano ricitse umurizo. Umupasiteri Claude tuzi, Pasiteri Claude muri Restoration Church mu Rwanda, Pastor Claude muri Rio mu Faransa, abantu baravuga bati ibibazo byaye ariko urumva iperereza icyo bita iperereza ryimbitse uperereza investigation igaragaje ko umwana yahohotewe yirwanagaho. Ugurumva habaye kugenzura ayo makamera CCTV bagenzura noneho ukera karuka mukase w'umuntu akaruka mukase w'umuntu buriya mukase w'umuntu afite ukuntu yabigenje ku mugabo we buriya ko nako ni abantu ntibakibagirwa ko uyu mwana wamushaka duha makuru turamukura hese ari mu France ari free ubu ngubu ko biravuga ko ngo agiye no gushakirwa ahantu ha wenyine ko mu gace agomba kujya kubamo kugira ngo ataba hafi n'umuryango w'uyu mugore. Urumva rero bivuze iki? Bivuze ngo uyu mwana yarahohotewe nawe ubwe nubwo uyu mugabo yapfuye umusaza yapfuye pastor nubwo uri bazina nanakoze cyo gundi kimenyetso tukibyumva twaramwunamiye nabonye afashe umunota wo kumwibuka inafashe umunota wo kumwibuka ariko abantu benshi bari bavuze ngo Pastor Claude yapfuye bagira ngo ni wowe bagize ubwoba aho menya nimfa nzagira muzacuruza nka Theogene nzahuke ntabwo zapfa ntacyo oya gupfa ntacyo pasi burero gupfa uzapfa tubitagikora mu Rwanda oya serivisi abantu bose hano nako tubizigiye gufunga mu Rwanda bari bose nabesiko nabasika amashaba bagira ngo bibonera amantuza amaramuko views nabo ni za views babishakira rero ntabwo gupfa ari bibi ahubwo gupfa no gupfa usize inkuruki imusozi usize inkuruki imusozi ugapfira nabo umuryango wawe naho abandi bose murusange bo n'iki societe umuryango wawe cyane cyane umuryango wawe naho societe rusange ya Rwanda cyangwa societe y'abantu bose yo hari abavuga bati nibyo hari abavuga bati kucyapfuye abandi bataragapfa rero uwifuza ibyo byose namubwira ngo umugabo umwe yarapfuye umuntu umwe yabwiye undi ngura gapfu ndaramusubiza ngo nzagaye imbwita zansangayo wifuza icyo ndazabona namubwira ngo gapfa ngo nzagaye imbwita zansangayo bivuze iki rero bivuze ngo ntabwo twagira uyu mugabo yarapfuye yashizemo umwuka ariko kandi buriya yari isaha y'Imana ni isaha y'Imana ni igihe cy'Imana iyo cyageze rero ntawe ugisubiza inyuma ariko kandi urumva iperereza ry'Ubufaransa kandi abazungu ntibarya ruswa abazungu ntibarya ruswa rero tureka tuvuge tuti Imana imuhiruko ridashira ariko kandi ababyeyi ku bana ababyeyi bamenye uko batwara abana n'abana bamenye ukuntu bitwara ku babyeyi baganduke Bibiliya avuga ngo mwana namwe bana mugandukira ababyeyi banyu rero abana bakwiye kuganduka kandi n'ababyeyi bagakunda abana babo. Ikintu kirababaje cyane kuko ntekereza ko yenda uyu mupapa ashobora kuba yaramaze kurengwa n'imyitwarire y'uyu mwana abona amaze kumunanira bya bintu uvuga ati bigende gute namujyanye mu Rwanda nabyo birashoboka ni ikintu umuntu agomba gutekerezaho nacyo nabyo birashoboka kuko urumva umwana ngo baragoragoje bagize gute urumva niba umwana barageze kuri level yo kumuhagarika kubera ikibazo cya indiscipline mu mashuri yo mu Bufaransa ubundi turabizi systeme franco n'ababelge ni systeme zita kuri discipline kuri ikintu kintu cyari cyo cyose discipline irakonta buriya no batandukaniye n'abandi bantu mu mashuri buriya tujya tuvuga ngo ngo no systeme n'imbirigi kubera ko tubura nta mikino irimo ibintu nk'ibyo bura n'abantu bita ku kintu cyitwa discipline cyane akagira ubwo azana mu Rwanda umwana mu Rwanda nabwo urumva bikanga avuga ati tumujyane muri za Canada urumva ko imugena ko atagize ashaka ko avuga ati cyana kirananiye wasaga no muri Canada ravuyo naho
ikibazo cya discipline cyanze. ariko nanone pasi nkubwire ntabwo abaye kuri mukaso ariko buriya na mukase ba mukase b'abantu nabo ntabwo ari beza ntabwo ari beza ntabwo ari bose nyine ntabwo ari bose ariko kandi ntabwo twabura kugaruka mu nzira zombi ngo tuzinyuremo kubera yuko urumva buri cyatumaga se w'umwana buriya tugarukire Pastor Claude nubwo yapfuye nawe buriya byari byaramurenze niba umushumba aragezeho utarigeze wari indakemwa ngo mu mico no mu myifatire nk'ubuhamya yatangiwe hariya bikagira ubwo afata icyuma akavuga ati ndamwiyicira wasanga aragiye no kumukanga atagiye no kumwica ukangisha icyuma none se ukangisha icyuma wasanga arambwira ati urambwira aho uri cyangwa mpite nkurangiza umwana akagira ngo byakomeye basi nta muntu ukanga ntabwo wakangisha umwana icyuma ngo bigeze irica iyo umubyeyi afashe akanyafu ngo akangisha umwana avuga ati kubita kandi ati mbabarira we rero icyuma ntabwo bagikangisha hari umugani uvuga ngo bigeze irica ni biriya ahubwo umunyarwanda yaravuze ngo akazapfa kabugira umva se umunyarwanda yaravuze ngo akazapfa kabugira akazakica wabyumvise neza rero buriya urwandiko rwa Pastor Claude ni ruriya kandi iminsi yo kubaho kwe yari iriya ubundi umuntu ahunga umuhiga ntahungura umuhiga buriya hari ibyahize Claude byinshi mu Rwanda akiri mu Rwanda byo muri famille hari abanzi bamuhize Pastor Claude yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda umwe ababyeyi buriya back mu mugongo wiwe yarafitemo imipanga intera hamwe zamutemye ishaka kumwica buriya ari muri ba bantu nyine hari abantu bagiye barokoka muri jenoside 1994 bya bintu umuntu akureba se warokotse gute urabona Marcel Rutagarama mu mugongo we oya buriya Marcel Rutagarama umugongo we uciyemo kabiri mama hari abantu benshi bafite ibikomere hari abo twagiye tubona bagiye batema mu mutwe barahari benshi nawe rero yari muri icyo cyiciro yari afite ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ko nawe yarokokeye iyo izabutare rero umva yese kugira n'amahirwe aza kugira chance aza kubona muri kujya gutura hehe mu France mani muhiri ukora idashira kandi nta kundi twabigenza buri umwana yari yaramunaniye ntako atari yaragize buriya yatekereje imitungo yagiye amujugunyaho agatekereza uburyo amunaniye cyane ko ngo yaramaze iminsi ngaho atari no mu rugo uwo mwana ibyo byose rero urumva buriya habanje icyo bita gutongana buriya imbere n'ibintu byinshi cyane buriya habanje gutongana bya bindi bita umujinya ubyara uburakari ibintu birakomera uburakarira ko bubyara umujinya ibintu birakomera bigira naho umubyeyi avuga ati nzakwica muri nzakwica rero icyuma kibashobora kuba cyaranamucitse agiye kugitera umwana agira gutya za tekinike ahita agifata umwana ngo nta mikino yari afite kuri ubu umunyamahane yari bad boy so reka twavuga byinshi gusa so abantu bo mu Faransa muri iyo rero babitubwire bayaduhe neza batubwire niba umubyeyi baranamuherekeje Bobo nawe ejo azagira icyo abivugaho yego reka twikomereze rero ariko umuryango wose tubihanganishe kandi bakomere kandi n'uyu mwana nawe bamukunde kandi mu by'ukuri koko nta kundi byagenda mwisi ni mwisi rero akatari amagara barahaha ngubuze imfura ati biheko yego kandi ngo utazize narabyaye azira inarashatse ni nayo mpamvu ntegereje icyumbaza kindi reka tujye ku yindi page y'amakuru mu buryo bwo kugira ngo dukomeze uyu mujyo no kugira ngo tugende dusobanukirwa byinshi natangiye mvuga ku bijyanye n'uyu mushumba mwari muri kumwe Rugagi nabonye n'amafoto agaragaza koko ko ibyo Scovia yavugaga byari ukuri nubwo ababihakana gutya hari umuntu abonye abipostinze oya ni kuri stati ari kugaragaza aho Redeemed icyapa cya Redeemed Church kiri ni icyapa cya Mitsingi icyo nabonye ni icya Rogi kuri etage Rogi nayo iri muri wa postinze aho ya postinze etage twaza no kumamagana no mu kiganiro ariko reka oya mu mwihore niba yapostinze oya giye ukuri kose ndakuzi naho ridimu disengera mu ruhango ndahazi n'ubundi wavuyeyo ariko ndabizi ko utajya urya ubundi ukuri kwa bino bintu ni ukuhe Scovia kwivanga muri ibi ngibi kuko ndashaka ko tuza no kwita impamvu navuze ko haraza kuzamo umuntu gabo witwa Ngoze Rafati numvishe Rugagi yaranyujijeho akanyafu ngo ku mwana watoranye kandi Rugagi niwe nyiri ukumubyara yarabyemera Rugagi niba yarabyaye yarabyemera avuga ko yanamwubakiye igisenyi urumva amakuru agiye kuba uruhurirane muceceke mwiyumvire twagiye
murakoze cyane. Bishop Rugagi ni umuntu tuzi uburyo muzi muri za 2006 2006 ibintu nk'ibyo asohoka mu itorero rya ADPR asohokanye na Apostle Yongwe yitwaga mwarimu mu itorero rya ADPR mu Gakinjiro. Hanyuma Rugagi nawe yitwaga umuvuga butumwa akaba n'umuririmbyi mu itorero rya ADPR mu Kiyovu ucyabakene hariya hepfo yo kuri Rama cyangwa se RSSB. Hanyuma rero n'uwitwa Ngarambe Aimable waririmbye ngo urantangaza Yesu we urantangaza ukuri umuntu muri puberi ukamwambika ukamukarabya ukamusiga ukamwambika urantangaza Yesu we urantangaza. Wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumusuhuze. Hanyuma natwere ko yatwumvisha twandikira tubwire ati bimeze yarabikora Ngarambe ariko icyo ntarabona ni ituro ryiwe nta sadaka ntaki. Ubundi hari abantu bagera muri biriya bihugu bakaruswa nuko batura ku gikongoro munuze bakaruswa nuko batura mu iviro hari iwacu yasi iwacu hari urumva hari umuntu ho mu iviro cyangwa ku Ruheru cyangwa inyabimata ushobora kuvuga atari ko mutumishi wavuze neza kiri inote y'ibihumbi 50 unywa ka fanta akanza kanyeri k'igihumba gakwiriye ko. Ariko muri Amerika hari abakubwira ngo bari muri Amerika ukibaza niba ukumva ko barutwara n'abinyabimata muri Nyaruguru. Ngarambe nari mariko oya Ngarambe ntabwo turamushyiramo kubera ko ntabwo turamenya ni nabwo kigenda hashize habeza ngana. Hanyuma rero baje gusohoka mu itorero rya ADPR icyo gihe bajya mu itorero bajya muri etage ya Focus House muri nivo ya 2 niho batangiriye umurimo w'Imana. Uwo munsi bimikwa cyangwa se batangira umurimo nanjye ubwanye nari impari ku muhima hariya aho bita muri Tetero mu mudugudu wa Tetero mu kagari kantuze hariya. Hanyuma ku muhima haruguru aho basohotse rero icyo gihe Bishop niyo mwungeri Constantin umushumba w'amatorero ya Gosheni Holy Church mu Rwanda ndetse no hanze niwe wabahezagiye wabimitse mu yandi magambo niwe wasutseho amavuta. Yongwe Rugagi Aimable n'abavuga butumwa icyo gihe Yongwe sinyina ngo yimitse karya ni nde wamwimitse ku bushumba ni ku Apostle ni iki ku biki ku Apostle ni Mignone ni nde nani Apostle Mignone ni ku bwa Apotre ni ku bwa Apotre ni ku bwa Apotre hanya nura ku pasteri nura mubye bamwimitse muri Yongwe ntigeze yimikwa ku bishop yavuye mu pasteri Apotre ngo uwamwimitse ku bushumba ni Bishop niyo mwungeri Constantin icyo gihe Constantin yari afite rank ya Bishop ariko uyu munsi wa none na Apostle Constantin. Noneho icyo gihe rero bamaze kwimikwa na Apostle niyo mwungeri Constantin muri Focus House hari harimo abantu benshi batandukanye. Nyuma y'iminsi mike hari ukuntu bataje kubiganira ngo babyumve kimwe baza kuba nka Aburahamu na Loti. Aburahamu abwira Loti tumvaro muvandimwe ndabona ibintu byanjye nawe bidatangiye kuba bizima neza aho kugira ngo unyicirire aho kugira ngo tugirane ibibazo kandi turi bamwe dore imisozi yose ituri imbere urahitamo iburyo nujya iburyo ndajya ibumoso nujya ibumoso ndajya iburyo. Loti arabyemera. Loti amaze kubyemera bagabana batyo umwe aca iburyo undi aca ibumoso. Hanyuma rero uko niko Yongwe na Rugagi byaje kugenda. Noneho Bishop Rugagi ahabwa kujya mu Ruhango. Wabyumvise? Yego. Ngira ngo bari baratagiye yishami. Urabyumva? Yego. Bishop Rugagi yerekeza mu Ruhango. Avuye mu yerekeza Ruhango. Aimable yerekeza i Burundi. Wabyumvise? Aimable yerekeza i Burundi. Ajya kwifondafondera iby'i Burundi. Bishop Rugagi nawe ajya mu bye mu Ruhango. Bishop ntuze Yongwe Apostle Yongwe nawe aguma muri Kigali. Ngira ngo mu Kigali niba warabyumvise nabajije Apostle Bishop Rugagi ndamaze ntese ku Imana yavuze ngo turindire mu murwa kuki wagiye kwirindira mu majyepfo atoyati mu mujyi nahaherewe impano y'ubushumba hanyuma ntangira gukwira igihugu.
hanyuma rero uko byaje kugenda abacunguwe baje kugira gutya abacunguwe niryo torero rya Bishop Rugagi mu Ruhango mu Ruhango niho Bishop yakomereje nanamubaza Bishop namaje nti ese itorero Redeemed ryageze mu Rwanda ryari ambwira yuko abacunguwe bageze mu Rwanda mu 1993 mbere ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda none ndamubaza nti none se wowe ubwawe we warigeze muri ryari ati je narigeze mu 2009 ndamaza nti mbere ya 2009 se ninde wariyoboraga icyo gihe ati hari umupastori warigejeje mu Rwanda ati ndetse n'uyu munsi umudamu we n'abana batuye mu gihugu cya Kenya barahari atageza no mu Rwanda kureba uko byifashe umurimo umugabo we yatangije uko uhagaze ati tumufata nka mama w'umukozi w'Imana watangije umurimo mu Rwanda turamwubaha ari hejuru yacu twese bivuze iki rero bivuze ngo Bishop Rugagi twakomeje tuganira ndamubaza nti kubivugwa ko ushobora kuba ufite etage yawe ikwanditseho mu karere ka Muhanga ukaba ufitemo urusengero muri Kave hejuru hakaba harimo amarogi y'uburaro bw'indaya na za kapote zigurishirizwamo byose bimeze biti urumva ibibazo kirazira ubundi yubaza umuntu umubaza akantu ku kandi full time arasubiza ati twebwe imuhanga jewe nta etage magira atusibye no kugira etage imuhanga sinigeze magira n'icyumba cy'amasengesho atusibye n'icyumba cy'amasengesho nta na metero 2 kuri 3 nigeze ngura mu karere ka Muhanga wabyumvise one utinyiriza aha aho rero niho tuvuga ngo Scovia yarakotoye aho turavuga ngo yarakotoye noneho nitugera kuri etage iri mu rusengero mu Ruhango hakabamo marogi aho turavuga ngo Scovia yafashe amakuru nabi aho wahumvise yibeshye ku nkuru yibeshye ku gace reka Gitarama na Muhanga byose ni Gitarama nka Gatsata na Karurumu Muhanga na Ruhango byose ni Gitarama noneho reka tureberero sasa kubijyanye n'amarogi n'urusengero amarogi muri etage urusengero muri etage akabari na butike aho ntiyabeshye ibyo birimo byose ibyo nibyo mu Ruhango yego noneho kubijyanye n'ubutaka bubaruye kuri Rugagi etage ya Rugagi imuhanga aho yaribeshye no mu Ruhango nta nyubako Rugagi yari bwahubake hano yaguze ubutaka ariko ntabwo ari ubaka afite n'igishushanyo mbonera yamaze gushyikiriza ibiro by'akarere ka Ruhango ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bugihesha umugisha babaze kubihesha umugisha nuvuga ngo Rugagi aritegura kubaka urusengero rwa etage urusengero rwa Bishop Constantin Buraruzi yego rushobora mu gishushanyo mbonera nabonye urusengero rwa Bishop Rugamba mu Gakinjiro ka Gisozi nicyo gishushanyo mbonera nabonye cy'urusengero rwa Redeemed mu Ruhango hanyuma mu bintu yanyeretse Bishop Rugagi yanyeretse icyangombwa UPI yaho bagiye kubaka urusengero rwa etage hirya kuri Rugagi cyangwa cyangwa kuri Redeemed ni Redeemed Gospel Church ni Redeemed rwose nabyi amaso yanjye kuko urumva bacumaga mu Kinyarwanda ngo ryamukuru nirizinduka baryagiye kureba nabonye UPI ebyiri zakareka mu karere ka Ruhango UPI ya mbere nigiye kujya mu rusengero rwa etage hirya y'ibiro by'akarere ka Ruhango UPI ya kabiri iri ahantu mu murenge n'ubundi wa Ruhango aho bita Ikigoma na Muyange Ikigoma ndabona arafi n'umurenge iyo ni UPI ya kabiri mu karere ka Ruhango ya Redeemed Gospel Church indi akose ko ngiye kubimena reka bivuge n'ubundi habinyeretse indi UPI iri mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara wabyumvise ya Redeemed Gospel Church UPI mu butaka wabyumvise apana Rugagi oya nta Rugagi uriho ibyo yarabinyeretse ku giti cye yarambye ati imitungo yanjye ntabwo ibikwa muri ofisi za Redeemed imitungo yanjye ibikwa n'umugore kuko ni imitungo y'umuryango ariko ibya cace na indi UPI iri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe hanini cyane hazubakwa
ku rwego rw'igihugu, Redeemed Gospel Church ku rwego rw'igihugu, UPI mu murenge wa Kanombe hegitari n'igice. Redeemed Gospel Church. Indi UPI iri mu karere ka Gasabo nabonye. Wabyumvise? Indi UPI nabonye iri mu karere ka Gasabo. Tekinike umurenge wa Nduba. UPI 10. Ahazubakwa amashuri n'amavuriro. aha muri Nduba. Redeemed Gospel Church. None se iyi Redeemed ifite ibikorwa byinshi. Financial ko tubuze ko Redeemed n'ubundi imaze igihe idakora. Ariko ni international. Ni international. Nuvuga ngo Rugagi ajya gufungura naramoje nti nyuma ya 2018 nyuma yuko insengero zitujuje ibisabwa zifungwa. Wahise urira rutemiki atoya ati ntabwo nurira rutemiki ratereka mbikubwira ati twaragerageje gushaka sare turanayibura. Ati ko twari dufite abantu benshi sare twabonaga zose zari ntoya. Ati kugeza nubwo nagerageje kwishyura muri Serena buri cyumweru twishyura 1 miliyoni. Yego. Buruko duteranye. Yego. Ati rero biba ngombwa ko mpamagarwa ku buyobozi bukuru bwa Redeemed i Nairobi mbereka ibisabwa kugira ngo tube dufite itorero mu Rwanda rigaragara. First of all, kuba dufite ubutaka bwagutse, icya kabiri kuba dufite support yo kubaka insengero zigezweho zijyanye n'ikifuzo cy'ubuyobozi bwacu mu Rwanda. Ariyo mpamvu umva baguze ibyo bibanza aho hantu hose bagenda bagora. Indi UP mu karere ka Bugesera imbere y'ikibuga cy'indege hegitari 3 n'igice. Iyo niyo UP ubundi genda risanzwe nzi. Ubwo nibwo butaka ubundi twese twari tuzi. Wabyumvise? Iyo ni Redeemed Gospel Church. None rero sasa twagaruka. Rugagi yubaho. Aragira ati Scovia aravuga ngo ngenda mu modoka miliyoni 280. No yazaje n'amaramaze. Urumva ati ntabwo ari imodoka naguriwe na Redeemed ngendamo. Wabyumvise ko yavuze si Redeemed yanguriye imodoka. Na amakuru hari yizewe Bishop Rugagi yasengeye umuzungu muri Canada. Amaze yaramuhanuriye aranamusengera. Ibyo yahanuye bisohoye isengesho yarekuye risohoje icyo yasabaga umuzungu afata mu bwatsi bwe amuhereza Land Rover inshyashya n'umuzungu atarakandagizamo ikirenge. Iyo Land Rover rero Bishop Rugagi ubwo yagarukaga mu Rwanda yamuje inyuma inyuze mu kirere. Aho hantu mwabumvise neza. Iyo Range Rover ya miliyoni 400 niyo yari koroje. Ntabwo bizi niba ari igura ko narayibonye ntutuye ku Ruyenzi. Uzagenda kwa Rugagi ndabizi. Uzagenda uyirebe ni Land Rover rwose y'umukara ukuntu ariko ubona ko uyireba wayitegeza nawe ubwawe uhita wibonamo mu kirahure cyayo. Ukibaza ubu bwatsi akafatira n'amavuta y'umushumba. Aha. Ariko noneho ntabwo igura miliyoni 280. Ko miliyoni 280 harimo ra V8 eshatu hakabonekamo na Ravafo ya 2010 kangahe ya kane. Oya urumva miliyoni ariko uzi ko hano mu Rwanda nizi za Samutera zitegura ayo mafaranga. Oya zirahari na yari miliyoni 280 Samutera. Oya za Samutera pana Range Rover ahari. Agura ayo mafaranga. Iriya ya noza uyigorira wagorira. Warabona noza Range Rover agenda muri Range Rover Sport. Pasi. Miliyoni 200 miliyoni 280. Ziranayerenza ahubwo. Miliyoni 280. None ubwo bavuga ngo igura 240 by'amadolari kuba mu Manyarwanda zagira muri miliyoni 400. Yego data we. Abadafite turya nk'abarwayi. Nzajya ni Yego. So rero nuko meze ntabwo ari bamashaka. Nuko bimeze Scovia aho yaswase ni kuri Land Rover ko yaguzwe 280 kandi atari Rugagi wayiguze atazi nawe n'igiciro cyayo nawe nta kizi ntako yayidadwa na se muri maje ko atazi igiciro cyayo bayitaxinga gute babanza wumve se oya yenda igiciro nakizi ariko kandi ntabwo yaguzwe ayo mafaranga. Ikindi cya kabiri etage mu karere ka Muhanga ya Rugagi irimo amarogi ntayihari. Ikindi dushobora kuba Mama Scovia yirengagije nuko yameshoninze izina Rugagi ryonyine gusa nta meshoninge gitwaza wa Zion Temple. Itoro rya Zion Temple risengera Kimirongo muri Kave hejuru harimo utubari wereke bobo nibyo
setaje sensi muri kave tugeze kuri Gitwaza arakupa ndahazi urakupa se n'iyi ngiyi natubwiye niba atari muri etaje Kimironko aho nzi basengera ni hasi muri kave muri kave ya etaje yes ariko ibikorwa bindi biri hejuru bireba mu muhanda birimo ariko alimentation ni etaje imwe ni etaje imwe nyarugagi nuko bimeze urumva bo bagasengera munsi ariko ibindi bikorwa bireba ku muhanda ariko nta alimentation ari nyarugagi nuko bimeze nese rugagi na alimentation cyane akabari gafite na roho alimentation z'abacuruza miki none se ibiribwa none bagutera intebe hano Kimironko ibikorwa birimo muri Zion Temple ibikorwa buri muri etaje ya Kimironko ni bya Zion Temple cyangwa Zion Temple yisengera muri kave gusa oya Zion Temple isengera muri kave byo none se ejo narimo none se muri alimentation ntibacuruzamo inzoga sirimo jewe ndahazi ntabwo ikibazo dufite jewe ndahazi Zion Temple biremera ko iyo taje atari yabo naridimo na rugagi ni kabwa nicyo niho bisobanura ko habaye makwibasira integera inyuma ya kamera hanyuma tugende hano mu Gisimenti ubwo tujye kureba insengero hano mu Gisimenti zubakanye na Potter Gitwaza hari umudamu yasengeraga mu Gisimenti muri etaje witwa byananyuze kuri YouTube ubu yasasi mama w'inzobe watutse za Uganda ntabwo mbizi ndamuzi ariko gusengera ubwo yarutse na mu mwaka washize urabyumva neza nawe etaje hari ibindi bintu bikorerwamo yitwa Mutesi yitwa nani ntabwo nibuka neza nawe etaje hari ibindi bintu bikorerwamo hano Sonatibe hano Sonatibe kwa Pastor Nturanye nabo Diedona yakoraga muri kave hejuru hari ibindi bikorwa bihari hari na Equity hari n'ibindi bikorwa bihari by'utubari ni urabyumva neza none se uko twavuga ngo Pastor Nturanye nabo Diedona ngo urusengero rwiwe ngo ruri muri kave ngo muri etaje ngo harimo ibi iyo ni gahunda ya leta yafashe ko nta rusengero rugomba kongera gukodesha mu nyubako zikorerwamo ibindi bikorwa ikosa Sikovia yakoze nuko yarebye izina rugagi gusa ntarebe bagitwaza ntarebe izo cace zindi zikorera mu yandi tekinike kwaje tusimuke ku yindi nkuru turayishoje ubwo yarakotoye mbese turashoje ariko njye ntarasoza ikibazo cyawe uravugira inyuma nk'intuze Pastor uri umushumba uraduhira inyuma nk'umubu nta kibazo reka mvuge kuri wenda tuve kuri uyu tuvuge kuri uriya muvumo noza Bishop yavuze kuri Scovia ese ko kuba yaribeshye akabivuga uriya muvumo wo ko ushobora guhama ntabone ubugingo agira umukristo cyangwa umupagani nubwo mbarije inyuma ya kamera ndi umukristo n'umuvuga ubutumwa nakubaje wemera ko umutambyi afite ubutwari n'ubushobozi bwo kuvuma cyangwa ntabwo afite icyo ndacyemera 200%. uracyemera 200%. urakoze ariko kukijya entre parenthèses ubugingo baza wumve Bibiliya avuga neza mu byahishuwe 22 ngo hanze hazaba iki imbwa n'abarozi niki n'umuntu ukunda kubeshya kandi akagira gute akanabikora Sikovia yarabeshye cyangwa ntiyabeshye yaribeshye kwibeshya gute yaribeshye arangiza aranabeshya igicumuro n'icyaha birahura oya yaribeshye arangiza aranabeshya Sikovia yakoze icyaha cyane yakoze igicumuro yakoze iki neza kwibeshya n'ibibazo none se dusenga gucumura igicumuro n'icyaha bitandukanye iyo dusenga turabona ibicumuro byacu icyaha n'icyo wagambiriye igicumuro n'icyo none se yagiye kuvuga biratabigambiriye yatumye umunyamakuru wa Dia Yacu TV uzagende aravuga ngo uzagende Rugagi afite taji Muhanga irimo akabari irimo rogi wabyumvise neza ngo kandi yiwe yabuze kubakira Imana ajya kwiyubakira etaje ashyiramo rogi mu rusengero icyo ni iki ubwo bivuga ko Scovia rero tubuginga bubuze natihana ikibazo gihari sasa niwe nyiri ubugingo se ubundi ubugingo butabona abashumba Bishop yaravuze ngo natihana nataza ngasaba imbabazi ngo yihane kwihana niki nuvuga ngo Bishop naribeshye imbabarira iryo jambo byonyine ubwaryo Bishop naka tukojya tukamutera kamera na mikoro tukavuga Bishop ko Scovia yavuze ngo yaribeshye uramubabariye rya jambo urarivuguruje wabyumvise hanyuma akatubwira ati ndamubabariye icyo kiracyumvise Bibiliya avuga ngo muzakandagira dore mbahaye ubutware mbahaye ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka naki na Scorpion Matayo 16:17 icyo muzategeka mu isi no mwijukiza abagiye icyo muzahambira mu isi no mwijukira hambira ibyo byabwiwe bande byabwiwe ba Rugagi natwe twese
wabyumvise neza wabyumvise ariko abanyamakuru benshi baravuga ngo ni iterabwoba Oya se, ngo bashumba ngo ni iterabwoba ngo bapasiteri bajye bazana ku bantu pasi Bibiliya ivuga neza Yesu yaravuze ngo musabe muzagira gute Muzahabwa. mushake muzagira gute muzabona none se ikindi mushaka ni iki? mukomange nzakingura Urumva? musabe icyo mushaka cyose nzakibaha Urumva? urukundo rero. Yesu yabwiye Petero baza mvese Yesu yabwiye Petero ngo Petero kera ukiri umusore wagiraga gute warikenyeza ngo ariko hari igihe kizagera ukenyezwe n'abandi icyo kino cyumvise cyane ndakumva ukenyezwe n'abandi Yego. noneho rusasa Mariya Magadarena agiye kwa Simoni asanze Yesu Bibiri tubwira ngo iki iratubwira ngo yanyuze mu isoko agura amavuta mu icupa ry'ingatira ry'igiciro cyinshi ageze kwa Simoni ngo afata ya mavuta ayasiga ku birenge bya Yesu arangije afata umusatsi wa Mariya awuhanaguza amavuta ku birenge bya Yesu Yesu aramubwira ngo Mariya wari ufite abadayimoni barindwi bakugendamo none kuva ukoze iki gikorwa bakuvuyemo Simoni ngo agira ishyari ryinshi aravuga ngo dorere none se ko yaje gusura jewe nkaba numva ibikorwa ibitangaza abivuze kuri Mariya hanyuma Yesu abwira Simoni ngo Simoni kuva nagira mu nzu yawe nta n'icupa ry'amazi wampaye ryo kunywa bivuze iki rero dufite ubutware dufite ubushobozi bwo kwatura ijambo rikabaho kwa data dufite ubutware dufite ubushobozi wabyumvise neza Sikovia Bishop na Major Bishop kuki wavuze ririya jambo atoya ati abantu bafite ubwoba ko Sikovia yahura n'imodoka ikamugonga abantu bafite ubwoba ko yakuri indege ikamanuka atoya ati nta ndege yo kumanuka nta n'imodoka yo kumugonga nta atari kubugira abantu batandukanye ubugingo niki Daniel 12:2 haravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gukorwa n'isoni bane turinde wabyumvise rero tugirire neza gahunda uko zimeze nuko zubakitse nuko ziteye rero ibi byo tunabitindaho turacyafite inkuru nyinshi kuko ikiganiro cyacu gikurikiraho muze kureba ariko pasi Eliya ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 so ubutware yari afite n'ubushobozi buturuka ku Mana kwa data dufite ubutware Eliya yahagaritse imvura ntayo yahagaritse imyaka n'imyaka hanyuma Yosuwa yahagaritse izuba ntaryo yahagaritse ninde wavuze ngo niba ndi umuntu w'Imana umuri uve mu ijuru batwike ninde wabivuze hano Eliya rero ni rugagi ibi bwo mwivugisha nanjye na Eliya nabitegeka kuri niba ndi umuntu w'Imana umuri uve mu ijuru ubatwike ndashaka Yosuwa yasize avumye Yeriko ni Yosuwa wawuvumye Yosuwa yarawuvumye Eliya aza guhuma Eliya arawumanura Eliya byaramunaniye kuko Eliya ntabwo yari afite imbaraga wabyumvise neza Eliya Yosuwa ibice 6 binjira mu murongo wa 20 urabyumva neza yaravuze Yosuwa yavumye umugi aravuga ngo nuzagerageza kubyara umwana w'imfura uzawubaka umwana w'imfura azapfa ukinakinga ubuhererezi ariko Elisa araza arahavumura ese ubwo ntihaboneka undi mutambyi wavumura Sikovia nibo nshaka noneho reka baza nkubwire ndi gushaka umushoro wo kuvumura Sikovia kereka baza uvese baza umva pasi ni umuntu ugomba kuba afite autorité kandi uyu muntu ntabwo yavumura Sikovia adasabye imbabazi bishoboka none se ibya Yeriko byari byavuweho baza uve ubahuye na Gitwaza ntago yamuvumura cyane minyone kuko ari abapotre bari niyo yahura nanjye namuvumura bari muri autorité ariko baza umve icyambere yuko byo byose bibaho wabyumvise neza no kubanza kwemera mu mutima no guca bugufi Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ingurukira ntufata iki umunyamugisha Sikovia rero aramutse ari umunyamugisha umuvumo ntiwamufata noneho rero ntabwo Bishop ari ingurukira ibyo bintu twazi tuye agaciro baravuma Sikovia akirira indege buyibereye mu Bwongereza wabyumvise neza ku bantu b'ingurukira imivumo yabo niyifata abanyamugisha ariko noneho umuvumo nk'umuntu nka Bishop akanwa katuye kakavuga Imana yabwiye Mose ngo dore kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina n'icyo uvuze ndagikora Mose abaza Uwiteka ngo Uwiteka ujye untuma kunyere kudutumanye Uwiteka aramubwira ngo dore nkugize nk'Imana mu kimbo cyanjye rugagi rero ni Imana mu kimbo cy'Imana akanwa ke
n'akanwa k'Imana mu cyimbo cy'Imana. ntabwo tubizi ababyemeye babihakana mutelefone twagiye reka tugende ku yindi party Rugagi n'ubundi turacyari kwa Rugagi Ariko murande ko yari muri iki kiganiro. reka tugere kuri kano kika kanyuma Yego. Rugagi muganira yageze kuri Zarafati asicyatanzitse Kabanze nk'akaji numva. tsitsimura uwo muvumbi wamfura Baze we niteho ntihitayo nimwanyitaho. nkabona utemba itoto ngo ibyo turya ntibiga ngo umudiho uva hehe reka mwibondo va mu byo turya Aha. ngo buriya abantu basa n'ibyo barya Yego. niyo mpamvu ubona wa wundi ukabona ni kuri wabona n'uyu ukavuga ati aya ni amata agenda undi ukabona ati izi n'ibyeri rinini itabi rigera sasa yaravuze ati waramubajije ku bya Zarafati urabona ko yaramubyaye wavuze ko yanamwubakiye Yego. Zarafati uyu mwana Abeli Akiyo turayinsigira cyangwa ifite nyirayo. mbabarira so urabona nyambaye bidafite ubusobanuro Hanyuma ubundi uyu mwana Abeli waramwakiriye ariko tukabona cano zamwakiriye siniriwe nzivuga bene data ngo bamwe baratamijwe n'abatunga gatoki barariye harimo n'uwo bahaye igifuruma ngo kirimo amamiliyoni yo kujya kugabanya abanyamakuru ku buryo n'umwe yarambwiye ati shatse siragwe gufata ikiganiro cy'abamwana ukabyanga tukaba turi kwakira aho utari kwakira ati wagishyizeho nawe bakakuzanira umufungo wawe ndavuga si umugabo niba koko agikuzimu amafaranga ari satani wayamuhaye nayafata akanteza ibibazo nyanga gutyo ikiganiro no kugifata ndabyihorera ariko bukeye mbona wowe muzirabwoba mbona rwose wagishyizeho ubundi uyu Zarafati niba ari kubeshyerwa ari kwishyura amafaranga kubera iki ese ubundi Rugagi ko numvise ngo waramwimitse ariko ngo bwagezeho ngo sinzi imvugo yakoresheje yo kusa nkaho ajugunye arekuye naramubajije nti kagira inkuru yarabanje ndamubaza urabizi umunyamakuru yabaze ukuntu hari akantu ka rugonda baza gushyiramo nabaje nti iyo umuntu abyaye umwana aramujugunya cyangwa aramubungabunga agakomeza kumurera niyo yananirana ati umwana uramukurikirana inshingano naramaje inshingano z'umubyeyi ku mwana nizihe ati no kumukurikirana mu bikorwa byiwe byose atari ku mwana nawe agomba kuba ari umwana ukurikirana indangagaciro ziwabo yahawe n'umubyeyi indangagaciro ziwabo ariko iyo atandukiriye agatana akajya kuzana iby'ahandi ati icyo gihe aba yamaze gutana urugo rw'iwabo aba yaruvuyemo rwose niho rero nahise mbaza sasa Zarafati noneho sasa Zarafati uriya mwana Abeli yaravuze ati jewe Bishop Bosco ati yanjyanye ikuzimu ndamaza ntese yakujyanagayo gute byagendaga gute ati yadutumaga amabuye yigeze kudutuma amabuye 12 buri muntu wese wagereza n'amabuye 12 kandi yakure mu mugezi utemba hayakure mu muhanda si yandi bubakishaho mu misozi ayakure mu mugezi utemba ndakubwiza ukuri ati kandi atubwira na envelope y'amafaranga tugomba gutanga atamabuye nyazanye nasizwe amavuta kuva icyo gihe atubwenge bwanjye bwarabuze urabyumva ko yavuze ati ubwenge bwahise bubura buragenda ndabura ati yazanaga abakozi ati yazanaga abaza kubwiriza batandukanye ati hari uwitwa Emas Katende w'umukongomani w'umubishop niba ari umubishop w'umukongomani ato Emas Katende numwe Narine Gahongayire ati yahaye Narine Gahongayire ibihumbi 10 by'idolari ngo kubera ko yubaha amavuta ya Bishop Bosco ibihumbi 10 by'idolari uko mfite abantu ba ku kinge nta uraza ngo amuza n'icyo kirere soko sasha wegeze kumuza n'icyo kirere no wampaye ibihumbi miliyoni zingahe nkabura ibishyimbo turamusuhuje tubyihoreze bobo ntabyazi nige na pasi ni ibanga ry'ibanga aremewe tumwemere kandi uwiteka mu mugisha bizumama aremewe hanyuma rero iyo ugiye kureba mu bucukumbuzi igihe nifite mu bakristo ba Zarafati twaganiriye hafi ya bose bavuga yuko atari amavuta Bishop Bosco yakoragamo ahubwo yari amavuta y'amacirirano ku buryo byari ikibazo gikomeye cyane urumva nta kibazo ati ku buryo yari amavuta
yarazaga abantu ikuzimu akabajyana mu bapfuye akabajyana mu bintu bimeze gute, ati ayo mavuta ntabwo yari amavuta yemewe, ku buryo byari ibintu bikomeye cyane. Ati rero kubw'iyo mpamvu ntabwo twasengaga Imana, ahubwo twagiye ahandi ati dukeneye kuzakora deliverance, ati sinzi uza dukora deliverance yo kutubohora. Baraboshye. Zerafati yapfuye ikina Rugagi kugira ngo bibe bigeze aho bigeze ubu ngubu. Rugagi yavuga ijambo nkarare rikomeye nk'umubyeyi, kandi ukabona ko ibyo yakinze ari byo byinshi. Hari amakuru umuntu yambaye, amakuru yitwa ngo Pastor Musiri batari Bishop Musiri ngo w'umunyakenya, bahuriragaho Pastor Bishop Rugagi na Bishop Zerafati wa Harerimana Bosco, ku buryo uwo ngo Musiri yari umuntu wabo wa ndani, ariko nyuma yaho Bishop Bosco aza guteranya Musiri na Bishop Rugagi. Ayo makuru nibagiye kuyabaza Bishop Rugagi, ariko niho bukereye. Nzayamubaza kuko bishabishira bishita. Ubwo Bishop yatangiye kuza no muri za space. Akavuga ati nje kuvuga igihe mwavugiye kirarangiye mutoke mwabahigimwe. Ejo akoze space yakasa mutwe. Ariko hari ikintu njya nibaza, uyu mubyeyi hari igikorwa gize kujya akora, ari guturisha President wa Republika, agize gutangaho n'urugero rw'abapasteri babaye escrow. Ngo muza n'ubukene bwanyu hano, muza n'ubukene bwanyu hano. Afite agikora ara muri Serena, afite akantu ko guturiramo kuzuye, amafaranga babuze ahantu bayashyira. Muza n'ubutinde bwanyu hano, muza n'ubukene bwanyu hano. Bosco shira ubukene bwawe hanga, kuramo bitanu shira ubukene bwawe hanga. Uvuganye n'abamuheruka sha. Biriya byo Rugagi wabimubashijeho byo biriya bikorwa ko byanenzwe n'umukuru w'igihugu. Biriya bintu byamuzane ubukene bwanyu, muzane ubutindi, muzane hari icyo namubajije ariko nibagiye kubimubariza kuri kamera, kuko umunyamakuru wa Dia yacu yari yabimubajijeho. Hanyuma muri uko kumubaza rero, aragira ati agira icyo abivugaho. Reka hariyo mfite hano, yego hariyo mfite hano video mfite hano. Ibireba mu ufasha umukene Imana izamuha gukira. Umva nkubwira Imana ikigiye kugukorera. Ariko ufite utudeni twinshi. Nishyuraga umwana muri university nkagenda nguzaguza. Wicaye hano ariko Imana yamaze kwicara imbere y'ameza yo kugirira neza ubuzima bwawe, no kurya kwawe mu rugo ubu ngubu ni ikibazo. No kuri butike uragenda kugira ngo baguguze ubuceri, ubukini. Imana nkorera igiye kugukorera imirimo na utangare. Ugiye kuruhuka, ugiye kuruhuka. Kandi umuntu wese uri kubiba ku bwawe, every person sowing in you, agiye kubona igitangaza ku buzima. Bibiliya aba ngo ufasha umukene, the Bible says the one who helps the poor, Imana izamuha gukira. Ariko uwirengagiza umukene azahaga imivumo. Ndahesha umugisha iyi mbuto yabibwe n'abana bawe. Ndahesha umugisha buri wese wahagurutse akabiba imbuto ye hano. I bless everybody who came kugira ngo afashe uyu mukene. Wabyumvise Pasi? Ndakumva. Iyi ni video Bishop Rugagi yararimwo arabwiriza, hanyuma katuzana kandi rero amafaranga umugore yayasabiraga do. Na gatanu kugeza iyi saha ndasenga n'amarira menshi, umwuga wanjye yari ameze nabi kandi yarabaswe na Satani. Ajya asaba Imana kuzamubwira kuko yabageza kugera baramufata baramufunga. Amaze kugera muri gereza amara amezi 6 naza ahantu ari, Bishop aravuga ati uwo maze kutumva umutima warahabye warakomeye, kumbe twahawe message kandi wagire yaraje
yitwaza nkoresha 3,000 kuruza Untold. Wese akora mu ikote yanga abengurira abandi cyane. uzi ikintu tuzatsindisha abanyamagambo. Do you know the thing that will do uzabatsindisha imirimo yose? Untold. Yo, ntabwo nahita ngira. Yesu wese nuko. uragafashe kake buri wese ashyira amafaranga. Every person bring money here. Zana amafaranga. Bring money here. ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. nta bukene buzakuza. No poverty. urimo urajugunya ubukene bwawe hano. You are throwing your poverty here. Untold. Urabona ukuntu bagiye kumuteranya na perezida wa repubulika. turaza kudushyiramo utu tubido rero nuko byagenze Pasa nta n'ikindi kibazo mfite cyo kubaza. Kumbe Yesu mukiza. nuko byagenze yuko ngewe naramwibarije akantu ku kandi shaka kumenya byagenze bitari amafaranga yarayiki ahita yaranyereka byose uko byagenze hanyuma rero deal nuko zagenze Rugagi na Bishop Rugagi na Uko mbona ikintu mvuga. Yesu nuko byagenze nuko byagenze Bishop Rugagi yasabiraga inkunga umugore w'umukene kugira ngo abashe kuba ubuzima bwo kubaho n'abana be babashe kwiga Ikintu insengero zibereye usije gufasha abakene nkuko Yesu. nuko niho rero yavuze ati ufasha umukene fasha umukene ubukene bwawe bugende shiraha ubukene bwawe bugende shiraha ubukene bwawe bugende mu yandi magambo Yesu yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa siko bimeze bobo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa amena abana nimusakuze gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa rero nuko byagenze hanyuma Rugagi osiko ku bushumba bw'ububisho zirafata iho Ariko ngo amafaranga ari kunyanyagiza mu banyamakuru. ko tutarayabona se Nta muntu wakugezeho akubwira ngo bimeze bite. wangezeho yazanye amagambo kandi amagambo ntasabira nk'igisigati Nose zirafati iherezo geraza kubiri. ntabwo bizi twese ko turi mu nkuru tuba dushaka views twe turi mu bucuruzi kandi niko kazi kacu Bajya bagusha n'ikindi nende episode. ni end episode Kubera ko zirafa zirafati Satani ashobora niba ikindi kandi cyangwa niba ari Imana amateraniro ibiganiro by'amateraniro byose byari biri kuri channel yiwe byose aho ibi bintu byize by'uyu mwana byose yahise babikura yarabihayidinze. Yabigize ibi privé nta kintu ushobora kubona. kugira ngo kimwe mu bimenyetso simusiga byerekana yuko umujura nirukanka nta kintu. ibyo bavugaga byose byari ukuri. Wera ikimenyetso nuriya porte parole wiwe yarayambwiye ngo ntituzabivuga ariko ndumva tugiye kubivuga. Ariko kubera ko kimaze kuba kirekire kadutegura indi episode mu kanya. Indi episode mu kanya. Yego. Pastor yenda mbere ko dusoza ku bantu bakora kino kiganiro bumvise ibi bintu ko tubona ibintu biri kugenda bikomera. Abashumba ko turi kubona bari kugenda batikuzo. Ibi bintu turaza kubitwara duteye mubyeyi. Bibiliya iravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya bamwe bazaba bikunda bakunda impiya kandi ikindi Yesu bamwe bazamaza ati mwami twahanuraga mu izina ryawe twabwirizaga mu izina ryawe nabazabaza ngo ibyo mwabikoze ryari nimumve imbere mwankozi z'ibimwe sinigeze kubamenya ibyo mwakoraga mwitwa ngo murahanura mwahanuraga kubw'indamu zanyu ariko sinari nabatumye. Abantu bareba Imana bakurikirane bamenye ngo ese uyu no muhanuzi nyamuhanuzi by'ukuri kandi ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ruko busohoye. Rero ijambo ry'Imana ni rizima tukunde Imana ngo ni munkunda muzitondera ijambo ryanjye. Rero ni ubutumwa bwiza bw'ami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imeruka izahera kiza. Hanyuma Matayo 10:24-15 hakavuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza hera h'Imana ubisoma abyitondera. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza hera h'Imana ubisoma abyitondera. Aho basigaye basengera n'abantu bamwe na bamwe basigaye basengera abantu bambaye ubusa babasiga amavuta muri gahunda. Dore ya episode amahoro y'Imana bari namwe. Imana ishobora byose ibaho umugisha turabakunda. Shalom. Bye.